ariko cyitwa simbizi, akoranaga n'uwitwa Gitego kuwa gatanu Friday Flight, uwi cyitwa Friday Flight. Ikindi kuri Magic FM naho yakoraga mu kiganiro cya mu gitondo gitanga update no kumva impumeko y'igihugu muri rusange, abaturage bahamagara bagira gute. Ikindi akaba ari umushyushya rugamba mwiza, MC Master of Ceremony, akaba ari umushyushya rugamba mwiza. Gerard Mbabazi ubundi yitwa Rwema Gerard Mbabazi. Rwema Gerard Mbabazi nawe yakoraga kuri Magic FM, agakora muri Showbiz, yakoraga mu kiganiro cyitwa Samedi Détente kuri televiziyo. Yari afite ikiganiro, akora mu kiganiro, kuko kuvuga ngo umuntu afite ikiganiro kuri televiziyo sibyo, ikiganiro kiba ari icya televiziyo n'umutungo w'ikigo, kuko Gerard aragenda Zoom in igasigara. Yakoraga mu kiganiro Zoom in. Ikindi akaba umuntu kuri social platforms azwi cyane kuri YouTube, yitwa Rwema Gerard, ngira ngo agakurikirwa cyane mu bintu mu biri content ziri social, ubuzima n'imibereho by'abaturage, comment ziri social nako content ziri social. Akaba umunyamakuru mwiza cyane muri zo, ariko wa muntu ushobora kuganira n'umuntu ukomeretse, n'umuntu uri abanyamakuru hari interview tutajya tubasha, umuntu udashobora ushobora kuganira n'umunyantege nke, eyida ni umuntu w'umwintellectuel, ni umuntu utari umwintellectuel cyane, akaba yagukamura akagukuramo content kandi ziri emotional, mu buryo buri emotional. Umunyamakuru mwiza cyane Ismael Mwanafunzi. Ismael Mwanafunzi akora presentation y'amakuru, avuga amakuru kuri radio, yavugaga past, yavugaga amakuru kuri Radio Rwanda. Ikindi akaba umudocumentarist, yakoraga ikiganiro nka wari uzi ko, yakoraga ikiganiro kuri televiziyo cyitwa Inkomoko. Ariko uyu we amakuru aravuga ko Ismael Mwanafunzi we yaba asigaye ari umu part time kuri radio, muri RBA, ku buryo niba ari Inkomoko yo kuri televiziyo interime documentariste, mu buryo bwa documentaire akomeza kumvikana kuri RBA, kuko yababwiye ko mu biganiro cyangwa amasezerano cyangwa mu bwumvikane bagiranye bishobora no kuba bitanditse, we yumvikanye na RBA ko azajya akomeza kubakorera nk'iyi Nkomoko yo kuri televiziyo, cyangwa wari uzi ko ashobora gukomeza kubikora, kuko ibyo ni ibintu wakora bitanabaye ngombwa kujya kwa pendinga. Ariko televiziyo kuko bigusaba kubyuka ukajya gutegura muri newsroom, ugaparticipa muri editorial meeting, ugaparticipa mugategura nyine, kugira ngo ekipe yose, buriya amakuru ategurwa muri ekipe nini cyane, buri gitondo hari inama iba ari bagabaniramo akazi ku munsi. Izo nama iyo utazigiyemo nta makuru nyine muba mwabona, mujya mu makuru mu nama mukabaza ati hari iki, wowe uratubonera iki, uradukorera kuki, mukavugana n'abandi bakorera mu ntara, muradukorera kuki, bakora ibyitwa reportage, uratubonera iki, urakora kuki, kugira ngo mutaza no kugongana. Naho ako kazi gakorerwa. Hanyuma uriya uvuga amakuru nawe akababwira ati ariko mudukurikiranire gutya, cyangwa se munoze gutya, mugeze aha n'ibyo. Kuko adashobora kubona rero umwanya wo kujya mu izo nama zose, kuko adashobora kubona uwo mwanya wose wo kujya kwa pendinga, ashobora kubabwira ati nzaboneka nk'umu part time, dukorane njye mbakorera izi documentaire. Ibyo ntibigoye no kwisango, ubaza igihe yagendeye n'igihe twari tucyumva content izaze akiriyo, ibyo birabaze. Burya abanyamakuru nubwo dukora mu bigo by'itangazamakuru, rimwe na rimwe bazakubwira ko ibyo wakoze ari umutungo w'ikigo, bityo no mu gihe wagiye babikoresha mu gihe utagihari, kuko ni umutungo wabo, barawubitse n'uwabo, baragukwishyuraga kugira ngo wubahe, bashobora kubikoresha rero.
uwitwa Martin Nyirijabo amakuru ahari ni uko we yaba yaramaze no kubona akazi mu kindi kigo cya leta nawe muri NISR ahakora nk'umu PR officer wa wundi ushinzwe gutangazamakuru mu kigo cya leta. Rimwe na rimwe bitiranya n'abavugizi ubundi babinyuranye ariko inshingano zabo zijya gusa. Barakuna abantu bakorana baba bari muri department imwe. PR officer ni ubushinzwe kumenya isura y'ikigo kwihagaze n'uko irindwa n'uko irengerwa. Hahandi ushobora kwandika wandikira statistique utari koko muri kutubwira ko abagabo batari gushaka vuba kandi tubona gutya na gutya. Aco gihe ni wituza kudefanda akababwira ati ni murebe ibi mukareba ibi cyangwa se agahita abi forwardinga abyohereza muri department bishinzwe. Ya department akaba ariyo itanga igisubizo kiboneye umuvugizi no nagasohoka akavuga. Ibyo nabyo ni imipangire y'akazi. Bivuga ko ariho yaba rero ari gukora cyangwa agiye gukora. Martin Nyirijabo yakoraga mu makuru, yavugaga amakuru kuri Radio Rwanda presentation. Assumpta Bayezu umudamu ukiri muto yabanje guca kuri televiziyo mu muza avuye kuri Radio na TV10, kuri TV10 ari presenter. Hanyuma bivugwa ko ko hari ukuntu urukweto rumuriye cyangwa se intebe atayikwiriwemo. Basanga kuri televiziyo izo ntebe zishyuha cyangwa n'inkweto ziryana bigoye. Bamujyana ajya gukora kuri Radio Rwanda. Nta muntu uri kuva muri RBA kuko bakennye, kuko babuze amafaranga. Nta muntu uri kuva muri RBA kuko Sandrine yajemo. Ahubwo ni ikibazo cy'umushahara n'uko utangwa hakurikijwe amategeko agenga abakozi ba leta. Muraho njanga kugira ngo ushime mu buryo twabanye mu myaka 10